twiorganize dute kugira ngo creating a system izigisha abana bacu cyangwa se zanakundisha abana bacu aho baturuka n'ibijyanye n'umuco wa Kinyarwanda birimo n'ururimi rwacu n'amadanse yo byaratangiye no kubigisha n'ururimi nabyo nabyo n'ururimi rurakenewe no umushyitsi yakwinjira haguruka usuhuza umushyitsi nk'uwo umwana agize ngo hayi wo kumva wagira ngo ukozwe n'isoni umwana uvuga hayi nikusuhuze ngo I did hamwe no you didn't dusanga ababurana mama I did nkamubwira ntugenda wongera umusuhuze kubera iki ngenda ashangwa muhobere kubera amezi tumaze tutabonana n'uwo muntu umuntu yagatangariye kandi akuze mana we bikiri wakambwira haya kumva birahagije wowe ugashaka kumuhata uwo muco wawe ngo agenda umuhobera ariko wakumva ahubwo ni biri bizarre kubura ko mwagenda ahobera umuntu atazi tubiba force cyangwa tubihorere cyo kintu tukivuga kuko cyarabanje njye kiranjarenje ko abana bantu bazadukoze hakusi ibi ni ibiki bwo kabyara burya iyo wagiye muri fete umuntu akakugaburira icing yonyine hari ikintu wabuze iyo umuntu azanye keke ukabona idafite utuntu tudakoye nk'ubu uri mu bukwe ugasanga bazanye keke umutsima wonyine kwa kundi nta kindi kintu ari umutsima bivuga nabwo urayireba uvuga uti mana we ari keke ari akantu yari gusa ariko ntibivuze ngo nuyirya ntiza kubiryoshye iraba ari na keke yuzuye kandi bivuze ngo ya icing nuyirya bitewe n'uburyo bayikoze hari n'igihe nayo ikuryohera ariko iyo bishyize hamwe byombi biryoherera amaso no mu kanwa kuva byombi ubishyize hamwe so ibintu bijyanye n'umuco wacu hari bimwe biri base biri foundation bigize umuntu gusuhuza ni ngombwa kuramukanya ni ngombwa guhobera si ngombwa urabyumva ni keza turabimenyereye ariko wibuke ko umwana yari muto ntabwo umenya kumubwira ngo uyu nguyu ari safe kumuhobera n'uyu nguyu ntabwo ari safe kuko nanone hari igihe twabigenderagamo mu mico yacu muri Afurika bikagudukoraho ugasanga urasuhuza abatonto batamenya aho bagarukiye batamenya uko ari busuhuza umwana ngo ahiguma ndabavuze Chepti to Shape igarutse twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana abane namwe ni aharete nk'ibisanzwe buri gihe mba mbafitiye umutumirwa rero n'uyu munsi mbafitiye umutumirwa udasanzwe ku giti cyanjye ndanamukunda ndidekara imbere ya kamera ndamukunda cyane ahagarariye umuco muri Edmonton muri uyu mujyi ikiganiro tugiye kugira nibaza ko kiri burebe abantu bose baba mu mahanga kiri bubafashe cyane karibu ntabwo nkuvuga urivuga batera amatsiko muraho cyane Arle turakoze cyane kunyakira ni iby'igiciro cyane ko ndi hamwe namwe ngewe nitwa Angel ku batanzi nitwa Angel Rwigamba ndubatse ndi umumama ufite abana babiri kandi ndi umuntu utuye muri Edmonton rero ndanezerewe cyane kubana nawe amen kari Angel nukuri ndanezerewe kukwakira muri Chepti to Shape ndumva ari ibintu byahatari byanjyaga hano burya nakora avuga nzagutumira ariko kubigusobanurira nkabona birafata umwanya kandi nawe ntuboneka uri busy uri mu bintu byinshi ariko naragufatishije finally none wicaye muri Chepti to Shape ndanezerewe kandi ndagukunda n'ukuri urakoze ni umumama w'icyitegererezo ni ukuri ndabibabwiye ni umumama w'icyitegererezo ni umumama udahindurwa n'ibihe muzi kera hashize imyaka myinshi irarenga 10 n'ukuri nkuzi ariko ntabwo njye mbona uhindurwa n'ibihe washatse nkureba abyaye nkureba utera imbere nkureba byose ariko ntabwo ujye uhindurwa n'ibihe uhora uri wa wundi the same smile ukunda abantu kuba hambo ntubona hirya no hino mu by'abanyarwanda mu matorero uri gufasha ahantu hose uba uri gufasha gutabara mu biki Imana ijye guha umugisha cyane uri icyitegererezo abantu bakuru n'abaduturukaho bose bashobora kureberaho bakagira icyo bakwigiraho kuba Rasiye rero yaragutoye nk'umuntu uhagarariye culture muri Edmonton batomboye neza twarebye kure murakoze cyane nanjye it's an honor ntabwo navuga ko ari ibintu bisanzwe burya hari ukuntu umuntu avuka agakura akagera ahagera ariko burya ntago ukomeza kuko ubana nawe
ubuze intege nke zawe, ubuze ibyo udashoboye, ubuze aho unanirirwa. Rero iyo wumvisha abantu hanze bakubwira ngo nyamara bino bintu bikora neza, nyamara iki kintu gikora neza, nuko nibyo gice. Kandi sinjye wa mbere ubikubwiye ejo. Urakoze. Numva nakwaza se burugira umwanzi wowe. Nukuri kwibabona nikiramo ko abantu bose bagukunda. Ko ukuntu ukunditse nukuri. Bakoze nukuri uca bugufi n'ubuntu bw'Imana. N'ubuntu bugeretse ku wundi. Banje gushakira n'umugabo witonda. Cyane. Byari bikwiye kuko njyewe ndikra. Rero nari umugabo utuje, mbega gatanga balance. Mpora mvuga ngo nimpurara mama wawe cyangwa akanyemera akicara nko muri shape to shape, nzamubaza ngo wabigenje gute, kuko nabo muvukana bose niko bameze. Nukuri sinzi uko yabigenje ariko nzabimubaza, zanamutumira. Rero turabakiriye muri shape to shape, muze mubanemo natwe. Tugiye kuvuga ku muco, niyo mpamvu navuze ko ikiganiro cyaza kureba cyane abantu baba diaspora, abantu bari mu bihugu byo hanze. Hari ukuntu tugera muri bihugu tugashaka kwibagirwa umuco, kandi buri iyo muco uri no muri Bibiliya, no kubakijejwe babimenye buri muco uri muri Bibiliya. Kandi umuco ni mwiza, umuco ni wubaka igihugu. Uri utahaye agaciro umuco wanyu, sibaza ko wahana agaciro igihugu urimo, umuco w'igihugu urimo, kugira ngo ufashe icyo gihugu cyahuri. Nibaza ko ugomba kubanza ukandestandinga, ukumva, ugasobanukirwa aho wavuye. Sinzi bavuze ngo utazi yaba namenye yaje. So ngombwa kumenya aho turi. Buri umuco twawudefinisa gute mu magambo make? Abantu benshi bashobora kuwudefinisa mu buryo bwinshi butandukanye, ariko umuco ukubiyemo ibintu byinshi. Bimwe birimo imbyino cyangwa se art z'icyo gihugu, igihugu turukamo, kubera ko turi abanyarwanda ari nacyo dukoresha, ubwo turaza kuvuga mu Rwanda. So umuco nyarwanda ukubiyemo ibintu byinshi, ufitemo arts z'igihugu cyacu, kandi ubwo izo arts zijyana na entertainment n'imbyino zacu z'abanyarwanda. Umuco wacu ukubiyemo uburyo abantu babana, imibanire y'abantu, social life y'abantu n'aho hantu batuye. Umuco ukubiyemo ibiryo icyo gihugu kiba kirya. Umuco ugaragazwa n'ururimi ruva muri icyo gihugu, n'ururimi tuvuga. So umuco ukubiyemo ibintu byinshi cyane. Ntabwo nibaza ko ijambo culture umuntu ashobora kuridefinisa ryo ubwaryo, ahubwo urireba muri ibyo bintu bitandukanye mu mibereho ubayeho. Niki gituma umuntu akureba akavuga ngo uri umunyarwanda? Niki kivuga ngo njyewe ndireba nkavuga ngo ndi umunyarwanda? Ibyo byose rero bijyana n'imico natojwe, bigendana n'ururimi mvuga, bigendana n'uburyo mbana n'abantu, societe nisanzemo, bijyana n'uburyo nitwara mu mico yanjye. Ibyo byose biragenda bigakubiramo. Buriya n'imyambarire yajyamo? Imyambarire nayijyamo cyane. Mu byarivanze ni byinshi kuko dufite twege cyane aba diaspora. Usanga ufite yeguwo ariko urimo uraniga n'umuco waho wagiye, ugasanga mbega ufite ibintu byinshi bikujagaremo byinshi. Rero ariko twebwe nk'abakristu, ikintu mbona cyo tujya tugiraho akarushoho gato, nuko foundation yacu iba Imana, maze twarangiza tukubakiraho muri wa muco nyarwanda. Haba harimo n'imico yubaha Imana, kandi iyo wubaha Imana burya biranakorohera no kubaha mugenzi wawe. Usanga no mu muco nyarwanda batozanya uburyo witwara kuri mugenzi wawe, uburyo wubaha, respect, izo kanene ndangaciro za gikristo nabwo. So turagenda tukabihuza byose, ariko bituma tuvamo abantu badasanzwe. Umuntu udafite umuco aba ari umuntu ajagaraye. Ariko rero nicyo kibazo dufite nyine, n'impamvu turi kuganira no kuri ibi. Tujya tugera, reka mvuge nk'icyo wari uvuze, ngo umuntu akubonye yaba muri magaza, yaba aho ukora, hanze y'urugo rwawe, yabwirwa n'iki kuri umunyarwanda? Wenda umunyarwanda mbonye nambaye aka kantu yavuga ati uriya muntu yambaye ikintu cyo mu Rwanda. Ni byiza ko banabyoreza hano tukabigura, ibintu nk'ibyo. Ariko ururimi, ako kantu k'ururimi ndifuza ko tukaganiraho uyu munsi. Hari ukuntu tugera hano tukajya kwiga Icyongereza, nibyo bahubwa ati ugenda ureba amafilime y'Icyongereza, usome ibitabo, ururimi ruze urumenye. Aho ukayakona ukabona turi kugendera ku bana bacu, turi kugendera ku bana
kuko bo bahita sinzi ukuntu bo bahita bakimenya vuba vuba noneho ugashaka kwigira ku mwana wawe. Ababyeyi benshi bari kunyumva barabikoze n'ubu bari kubikora, ukumva umwana wawe agiye kukubera tica, noneho bigatuma wowe uramwigiraho ururimi rw'icyongereza, uramupuragitisingira, reka tubivuge gutyo, uri kumwigiraho kuruvuga, urumva ibyo avuga nawe ukagerageza gusubiza, we ukamwima amahirwe kumenya rwa rundi rwawe. Maybe akaba yarwumva uruvugana n'umugabo wawe ariko mutanamwitayeho, mwivuganira hariya ku ruhande, we wajya kumuvugisha ukamubwira muri cya cyongereza gipfuye kugira ngo umwigireho. Icyo kintu wakivugaho cyenjo? Ikintu kimwe wenda navuga nabwira uwo mubyeyi, ntabwo nshaka kuguca intege, kuko burya no muri famiye namwe ni culture muba murimo gucreatinga within the home. Kandi tugenda twigishanya. Umupapa yigisha umumama ikintu, umumama akigisha umupapa, ukabyigisha abana nabo burya bagira ibintu batwigisha cyane pe. So kuba wakwifuza ko umwana wawe wenda hagira ikintu akwigisha si bibi, ndagira ngo mpera aho ngaho. Ntabwo ari bibi, kandi ntunishyire hasi kuba wakumva ariko birimo bigenda. Ariko nagira ngo nkushishikarize cyangwa se encouraging, nkubwira ko kugira ngo wige icyongereza neza ni byiza ko uhera wagenda ukajya ku ishuri, mu kazi ukora, ukiyasosiya n'abantu bakivuga neza, nawe mbega ukitravaye wowe ku giti cyawe, ukikoramo umurimo kugira ngo koko rwa rurimi uzarumenye nk'uko bikwiye. Reka rero dusubire ku bana bacu bagomba kwiga Ikinyarwanda, kuko twifuza ko nabo bamenya Ikinyarwanda. Ni ibintu bitoroshye, kuko iyo utekereje ukuntu iyo tuje muri bino bihugu baba barakreatinze system yo kugira ngo bigishe abantu bashya baje mu gihugu cyabo, kugira ngo babigishe ibintu byabo. Iyo uje muri Canada, first of all hari classes ufata muri immigration services zimwe na zimwe, ba newcomers uragenda bakakwigisha uburyo abo banyakanada bitwara, ibyo barya, urumva wa muco ya culture turimo tuvuga, uko bambara mu bukonje, bakwigisha ibintu byinshi cyane bijyanye naho ugiye, naho ngaho ugiye gutura. Twebwe nk'abanyarwanda rero tugomba kureba kure, tukamenya ko uko biri kose umwana wawe uba muri kino gihugu, niyo yaba yaravukiye muri kino gihugu, umubonye wari we wese azajya amubaza ngo harya wowe uturuka hehe. Kandi avuga Icyongereza, n'umuzungu n'umwirabura bazahura hanze, n'umumexican n'umuhindu uzamubona bose bazamaza where are you coming from, barakibaza cyane icyo kibazo. Noneho umwana wanjye azavuga ati mva muri St Albert, kuko niho yavukiye, umujyi wa hano, n'umujyi wa hano muri gihugu. Noneho baranze bahita bamubaza bati none se ababyeyi bawe bo baturuka hehe. Uko biri kose twabyemera twabyanga, baratubona bakabona ko saho duturuka. Rero tugomba kwandastandinga impamvu bikwiye ku mwana wacu tumwigisha ururimi rwaho duturuka. Ndimo ndababwira mo kagira Imana, kandi nanjye nibwira, kuko biragoye. Nkanjye Icyongereza kiranyorohera cyane kuko nagikuriyemo, kandi naje muri bino bihugu. Ubwo no kuba ukikivuga ni bitangaza Ikinyarwanda. Nabona bwa nzabaza mama wawe ngo abigenza gute, urakivuga cyose kandi waje uri mutoya cyane. Yadutongeraga twavuga mu Kinyarwanda gusa, yabishyizemo imbaraga cyane. So nk'ababyeyi, ikintu nari nshatse kuvuga ndimo mvuga kuri systems bano bantu binaha ba creatinga, numva nkatwe abanyarwanda dufite inshingano zo go creatinga systems z'abana bacu bagomba gukuriramo. Niba hari ibintu by'imico yacu dukunda biba mu muco wacu twifuza kandi dukunda, indangagaciro dushaka gupasinga ku bana bacu, biratureba turi nk'ababyeyi. Tugomba kwiorganiza, kandi ari nabyo turimo dushaka gukora muri RCA. Twiorganize dute kugira ngo creating a system izigisha abana bacu cyangwa se zanakundisha abana bacu aho baturuka, n'ibijyanye n'umuco wa Kinyarwanda birimo n'ururimi rwacu, n'amadanse yo byaratangiye, no kubigisha n'ururimi nabyo kwiga, nabyo n'ururimi rurakenewe cyane. Njye mbibona nko mu Bashinwa, Abahinde, abana aho nkora ku ishuri, ukabona Umushinwa agera hanze y'umuryango gutya agisohoka, mama wamutegereje hano, bagahita binjira mu Gishinwa, avuga wow, abandi bana. Ariko ikindi kintu ugomba agisohoka, ikintu ugomba gutega amatwi cyane nuko twibaza ko twege kumenya indimi z'abano bantu ari byo bitugira abasirimu. Kandi
ntago bivuze yuko kuko nk'abashinwa bari a very powerful economic system mu gihugu cyateye imbere mu isi ariko ururimi rwabo ni ururimi bashyira imbere baha agaciro n'ibiryo abashinwa barya ibiryo byabo bafite amamagaza hano bafite everything ni ikintu ubona batindaho cyane abahinde the same thing kandi nabo ni abantu bamaze imyaka n'imyaka hano bagenda usanga bafite grammar generations and generations baravukiye hano ariko still ukabona akana kangana gutya karavuga igihindi njya mbibona pe creating a sort of identity na anchor mu muntu iyo azi ko yego navukiye hano ariko hari ahandi hantu nturuka kandi naho ndi associate naho nk'ukuntu abakristo tuzi ko iwacu ari mu ijuru ko kristo ari we soko y'ubuzima bwacu kwitwa umukristo bimpishema rero iyo mvuze reka tuvuge hari nk'indangagaciro umuntu ambonaho cyangwa se uburyo mvuze akavuga atari kuri umuntu abanza ubona ukuntu bavuga Petero batari ko avuga nka wa uyu muntu avuga nka wa muntu anameze nkawe ukabona hari ikintu babonyeho gisa na Kristo baramubona gusa bagatabibwira ko hari ahantu yabanye na Kristo rero natwe nk'abanyarwanda tugomba kumva ko ari iby'igiciro kuba umuntu yandeba kuko njya mbyumva namwe ababyeyi nyine benshi bakunda kubivuga bati biraryoshye kuba muvuga ururimi rwacu kuko niko abantu batazima nicyo kintu gifasha abantu kutazima mu gihugu naho bajya hariho hose ariko ukaba ufite mbega iwanyu ntibazazime ibyo byose rero n'ururimi rurimo yego kurutoza abana bacu bakamenya inkomoko hari akantu warubajije uti tubigire duti njyewe nibaza ko dukeneye gucreatinga systems zaho ntibibe gusa ari ibintu bireba gusa umubyeyi yego n'umubyeyi biramureba mu rugo ariko natwe nk'amakominote y'abanyarwanda turaza gucreatinga ibintu bizatuma tukundisha tunigisha ururimi rwacu tugashyiramo n'akantu hari ukuntu tujya dufata amavakansi tukajya ahantu hatandukanye nk'ubu baba bari gupuranifiya bazajya muri vakansi already bazi aho bazajya ugasanga tugumana icyo kintu iyo uvuga mu Rwanda harahenda iyo mwateruye abana bose mukajyana nibyo birahenda cyane aho ugasanga harimo n'icyo kintu cyo kuguma tubisubiza inyuma imyaka ikagenda ikaba imyaka ukabona umwana akubise muri 10 years ataragera aho uturuka utaramujyana iwanyu neza rwose 10 gashira kihirika wenda ntiwabishyizemo imbaraga cyane ubishyizemo imbaraga ukekonomiza wenda mu myaka 10 haba harabaye akantu gashoboka wenda aho ugasanga ntabwo tubiha priorite cyane turajyana imisozi ya hano ahantu hafi Hawaii ibintu by'ubusirimu nyine ukuntu aho ugasanga icyo kintu ntabwo tugiha agaciro cyane ngo twumve ko uwo mwana akeneye kujya no ku ivuko akareba ukuntu basangiraga ku iplato akareba ukuntu abana bakina hanze bambaye ibirenge mu baturanyi sinzi ikintu twashyiramo imbaraga aho hari igihe njya wenda nk'abantu rezo kuko kenshi burya iyo umuntu yaje mu kindi gihugu hari igihe umuntu ava mu Rwanda hari icyo yavugaga ati ndagisize ngiye ahandi hantu heza harushijeho ariko iyo ugeze hano usanga naho hasanzwe pe naho uraza ugakubara aho utakoraga iwanyu ugasanga nunabikora hano inshuro igihumbi nyine ugasanga turakora ubuzi butatu kugira ngo tuzabashe kuba muri ya mazu ugasanga nitwege duteka tukakubura tukagera kandi iwacu twagiraga abakozi nurumva so hari ukuntu birumvikana ko wenda ku isoko cyangwa ku ivuko haba hari ikintu kiremereye noneho ukifuza ngo wibagirwe ndahavuye ndagiye sinzongera kuhaturuka sinzongera no kuhavuga ntibazanamenye yuko ari naho nturuka ariko wibagiza yuko nubwo wenda aho hantu wowe hashobora kuba hagutera trauma kandi koko ukeneye kwikira kandi koko birumvikana ko waciye mu bintu bigoye ariko Imana iduhe gutekereza imyaka 20 na 25 imbere aba bantu turi kubyara abo turimo kubyara kuko nubwo ngewe nari mfite ikinyirukankana umwana wanjye ntacyo afite kandi umwana wanjye uko agenda akura niko ashaka kwidentifyinga n'abantu be
tugira musaza wacu muto tufite imyaka myinshi yageze ahantu nubwo yavuye mu Rwanda afite imyaka 9 10 yagize imyaka 10 hano yari muto ntacyo mubwiye yego twavuga ikinyarwanda mu rugo n'ibiki akumva ibintu byo mu Rwanda nta kintu cyahatari kuko ntago bimureba kuko ni hano yakuriye ariko uko agenda yegera imbere uko yagiye akura yatangiye kujya abaza ibibazo ariko harya iwacu ngo niki harya abantu tuvukana nabo ni bande harya ngo byagenze gute ukumva umuntu atangiye kwiyenteresa sasa twege nk'ababyeyi dukeneye gupreparinga uwo munsi kuko uwo munsi uzabaho umunsi uzabaho ubwo umwana wawe azabigeraho so kuko tugomba kuba ababyeyi b'abanyabwenge batekereza imyaka myinshi imbere uravuga uti preparing gute kwino conversation nzayigira wenda ngewe nari nakubititse ariko umwana wanjye ntago yigeze akubitika we nta kibazo yagize kandi azambaza bino bibazo eske niteguye gute kubimwumvisha nge nibaza no kugira ngo anamenye icyo kintu nyine cyagukomerekeje cyangwa izo story cyangwa ayo mateka nibaza ko akeneye no gusubira akabimenya akabyiga akabaza ibibazo ahajya niba hari umuntu uri akamubaza akamenya imizi akamenya amavu n'amavuko utazi yaba ntamenye yajya sibyo akamenya amavu n'amavuko kumwima ayo mahirwe mba numva umuhemukiye cyane wavuze akantu papa umwe yambwiye ngo sijya ndya ibijumba nambwiye nkumbuye ikijumba wivuga icyo kintu byo naje munga urashaka kunsubiza muri trobo atuzi kurya ikijumba umusose no kuri Noheli no kuri Bora ati mbabarira cyane ariko ako guteka ko turacyagafite niyo mbona tukigafite akibiryo karacyahari usibye twebwe twakuriye hano mwebwe wapi najya hano ntacyo bidutwaye n'ibijumba byose nyine turavanga natwe turabavangira ko baravukiye ariko hari nk'ibintu uteka ukabona ntago barenterese nagatuma umwumbati ukabona wapi cyangwa igitoki ngo umuhe ngo arye bakagira gutyo ibintu nk'ibyo ariko icyo kintu cy'ururimi n'ukuri tugishyiremo imbaraga kuko hari nk'akantu nabonye kuri n'abantu bose barabibonye kuri YouTube kabona umuntu arimo ariyamamariza kuba Miss sibyo afite umushinga wo kuzafasha wenda abakobwa babyarira iwabo n'urugero usanga ikinyarwanda cyamunaniye cyamugoye pe n'umwana wenda wize mu ishuri ry'icyongereza gusa n'umwana usobanukiwe icyongereza neza cyangwa n'igifaransa byose arashaka gufasha baba mama babyarira iwabo cyangwa ashaka gufasha abantu mu muhanda tujya twumva amaproje baba bafite meza cyane ubwo nubwo uzicara ngo uganire nawe n'ikinyarwanda cyakunaniye cyakugoye rero turareba aha hafi ariko uriya mwana ashobora kugira ejo bundi akarangiza universite hano akabona uburetwa bwa hano ntabwo yabushobora kubera cya kintu kiganje muri we y'amaraso ati I have to ndashaka gusubira iwacu kugira ngo ndebe uko bimeze ndebe niba hari ikintu nahazana niba hari ikintu nahakora niba hari ikintu nahateza imbere urabibona ariko yahagera muri iyo myaka ugasanga ntazi n'aho agomba guhera kubera ko twamwimye ayo mahirwe ibyo bintu ntibibaho henshi kubona umwana ageze mu myaka runaka akifuza gusubira iwabo kujya gutura kandi agakorayo biraba ku bana benshi cyane ku bajene benshi cyane waramwimye ubwo burenganzira cyangwa reka mvuga ayo mahirwe ababyeyi benshi wenda ikintu mba ntekereza umuntu nyine uje hano kuko aba arimo kubitwa n'ibintu byinshi cyane uri muri installa uri muri ururimi rushyashya urimo urajya muri ubwo buzi urimo urakora n'imirimo yo mu rugo nayo itarangira hari umushuti wacu wita amasafuriya ahita ngo ni karande ati zikarande mbona yanjye rero natwe twese mu rugo tuzita karande ubu tugiye kongera koza karande urumva ayo masafuriya atarangira ukajya muri ibyo ugasanga urahuze kandi kuri bamwe bishobora kubafata amezi 6 akiyesitara vuba na vuba ibintu akabimenya vuba akihuta hari undi ugenda buhoro bishobora gufata imyaka 5 hari abandi bifata imyaka 10 uwo mubyeyi wari we wese ntabwo nanone shaka ko hagira umuntu akikipabiliza you're doing the best you can with what you have urimo urakora ibyo ushoboye
mu byo ufite ikintu cyo nyine turimo twifuza gukora muri kino kiganiro wenda ni ukugukangurira tukakwibutsa ntabwo turimo turabashinja turi kubakangura amarangamutima yongera byuke twongere tubibutse tuti hamwe nuko uri mushaka ubuzima hamwe nuko uri mushakisha uburyo abana bawe bazabaho kuko burya nta ikintu cyo umubyeyi wese aba yifuza nuko abana be babaho ubuzima bwiza kurusha ubwo we yabayeho so turakubona turakumva ko ari byo urimo wifuza ariko gusa turagira ngo tukwibutse ngo n'umuco na identity y'umwana wawe ntabwo gusa iri mu kintu kimwe ntabwo nubwo wamuzanye muri Canada yo imubona nk'umunyamahanga kandi niko bizahora akihatuye kuva akihatuye ari n'umugabo bazahora bamubaza icyo kibazo uturukahe yego barakubaza batuturukahe rero kubera ko tuzi ibyo bintu turimo turakangurirana tuributsanya ngo icyo gihe nikigera cyangwa se umwana wacu naca muri ibyo bintu turamufasha gute turabigenza dute turimo turakangurana twungurana ubwenge bw'uburyo twabikora so abajene benshi bagera igihe bakabyifuza bagashaka kumenya mu Rwanda uwo musaza wacu nakubwiraga yaragiye amara amezi menshi cyane mu Rwanda arimo volunteeringa ari mu bintu bya medicine ariko yarabikunze cyane kandi nta watekerezaga yuko kuko twege turatekereza tuti ni hano umuntu ari so rero ni inshingano ni izacu ko turaza kubakundisha aho baturuka niturangiza tubahe equipment zo kugira ngo babe bazima cyangwa se bashinge uko ari ukuntu I'm sorry ndimo ndatekereza ibintu byinshi cyane icyarimwe mu biranzamo hari ukuntu umuntu ashobora kwibaza ko iyo utekereje aho waturutse bituma utagira stability aho uri cyangwa se ngo ube watekereza aho uri mugana ngo iyo ureba inyuma cyangwa se usubiza amaso inyuma biraza kukubuza gutera imbere ariko nibaza ko umuntu aba atatekereze holistically kuko kugira ngo umenye aho uri nuko waratekereje aho wavuye kandi kugira ngo umenye aho ugana nuko aho uri uba hashinze ibirenge neza kugira ngo uplanifie aho uzagana rero kuba twatekereza aho duturuka ntabwo ubundi byakagombye kuba byatubuza gutera imbere hano ahubwo dukeneye kwiga uburyo n'ubuhe buryo twabikora neza right aba ari byo bintu tuganira dukomeza tujya tuganira uko twicaranye nk'abanyarwanda n'ababyeyi tubigenze dute kugira ngo tubishakire igisubizo hamwe reka tuvuge wenda ko kuri urwo rurimi hari icyo muri kwiga n'abanyarwanda ba hano dufite abayobozi muri kuturebera wenda ukuntu bazatangira kwiga ikinyarwanda ururimi kuruvuga bakajya bahura n'abantu bakuru imbyino zirahari icyo turagishima Imana cyane barokore ntabwo kubyina ikinyarwanda ari icyaha n'ukuri biterwa n'imyumvire yabo ntabwo kubyina ikinyarwanda ari icyaha kandi biterwa wenda n'indirimbo urimo unanabyina rega hari abantu bazanyemo umuco w'ikinyarwanda bashyiramo ibintu by'Imana ubona biraryoshye Majoshe bariya ashyiramo akaririmba ibintu wenda hari ibyo barimbaga ntitubyumve mareba atemba sinzi barimba nanjye ngatakara ukumva uri kubyina ibintu utumva pe ikinyarwanda kirakomeye ariko hari abantu babizanyemo umuco w'Imana vraiment akaririmbamo indirimbo y'Imana kandi ibyinitse kinyarwanda ukabona ni ibintu byiza cyane njye mbona ukuntu abana bajyayo bakishima cyane ukabona nawe hari ikintu yagezeho kiwabo ukabona biramushimisha ariko biterwa n'uburyo nyine nawe wabimukundishije ikindi harimo insengero nawuze nkubwira ukuntu umukobwa wanjye arimba muri korali zirimba icyongereza n'ikinyarwanda so byatumye vocabulaire ye ihinduka tugenda dushakisha sinzi niba hari n'ikindi wakongera tugenda dushakisha utuntu twose twabafasha kudevelopa urwo rurimi already no kuba intentional ni ukubishyiramo imbaraga twebwe nk'ababyeyi tugatekereza kuko kenshi njya ndeba nk'ubu ngubu mfite abahungu bato umwe afite imyaka 7 undi ni 9 uw'irindwi ari hafi kugira 8 yego ariko njya ndeba ukuntu nita ku nshuti bari bugire yego ngewe muri kino gihe yego barabemvita
abashaka gukinana nabo bashaka kugira gute nkabitegereza nkamenya abo babyeyi noneho ngiyewe nka decide niba umwana wanjye azajya aho hantu cyangwa atazahajya noneho hakaba uko tubadesidara amashuri bazajyamo we decide what neighborhoods iyo ugiye gushaka inzu cyangwa ugiye kugura inzu cyangwa urimo ushakisha ahantu ho gutura uba utekereza uti aha hantu niba ndatekereza ko nshobora kuzaharera umwana imyaka nk'icumi tuvuge muri iyo myaka 10 azaba asosiye nande aba neighbors ni bande ako karere kameze gate ibyo byose umuntu abagomba kubitekereza nkuko ibyo mbyitaho ninumva ko n'umuco wacu wa Kinyarwanda hari icyo umaze cyangwa se niba hari ikintu numva ko bishobora kuba byagirira akamaro abana bacu hari indangagaciro za Kinyarwanda numva nifuza ko umwana wanjye agira nzabishyiramo nabyimbaraga urumva so nibaza ko ibyo bya communauté ama église cyane yadufashije ngewe nsubije amaso inyuma nibaza ko kuba twarakuriye muri church y'Abanyarwanda bitanga base iri incredibly valuable bituma umenya imyitwarire ariko none ukora ko tuba turimo tunayigira mu nzu y'Imana iba myiza pe yego kuko habarimo za mbuto z'umwuka wera zituma ubonamo umuntu ingeso nziza cyane kuko indangagaciro za Kinyarwanda zirimo kuba umuntu nyine muzima yego ufite agaciro muri societe atuyemo kandi ni nacyo n'ubukristo nabyo bitwigisha sasa iyo ubimenyeye mu nzu y'Imana icyo Kinyarwanda ukakigira mu nzu y'Imana abo mbega foundation yawe ikaba gukizwa biragufasha kuko bya bintu byose uko ugenda ubyumva umenya bikubera nka filter kuba waramenye Imana bikubera akayunguruzo noneho hakaba bimwe wemera ko byakwinjira n'ibindi wa rejecting kuko muri buri muco wari wo wose aho waca hose wajya mu Bahindu ukajya mu Bashinwa ukajya mu ba Nigeria ukazamuka hose aho wajya hariho hose iyo mico yose igiramo imyiza bakagiramo n'imibi ibibi sibyo turimo tuvuga ibibi ubirekure ubireke ntibikijire mu nzu yawe ntibikijire mu bana bawe nkuko n'ubusanzwe tudesida inshuti bazagira tukadesida aho bazaca tukadesida ibyo bazarya n'ibyo bazambara ni nako udesida mu buryo bwo indangagaciro ari bugire nabyo ugomba kumukonekta naho uzi ko birimo bimuhindura umuntu mwiza kurushaho hama kubijyanye n'imibanire hari akantu nabonye umushyitsi arinjira mu Rwanda umwana agahita ahaguruka mu kinyabupfura cyinshi ngo ni iwacu ndi kuvuga ahandi heza ugahita ujya guhobera umushyitsi ni gake ubona umwana wo mu Rwanda ni gake azanye akaboko niyo akazanye azanye yombi gutya ubundi nizahage akakora mu matama ukuntu bati hano rero ntabwo bakora mu matama uko biboneye none umushyitsi yakwinjira haguruka usuhuza umushyitsi nk'ubu umwana agize ngo hayi wowe kumva wagira ngo ukozwe n'isoni umwana uvuga hayi nikusuhuze ngo I did hamwe no you didn't dusa nk'ababurana mama I did hamwe ntugenda wongera umusuhuze kubera iki ngenda shangwa muhobere kubera amezi tumaze tutabonana n'uwo muntu umuntu yagatangariye kandi akuze mana we bikiri wakambwira hayi akumva birahagije wowe ugashaka kumuhata uwo muco wawe ngo agende umuhobera ariko wakumva ahubwo ni biri bizarre kubura ko mwagenda aho biri umuntu atazi tubiba force cyangwa tubihorere cyo kintu tukivuga kuko cyarabanje ngiye kirancarenje ko abana bantu bazadukoze hakusi ibi nibi kibwo kabiyara cyo kumva ari kuvuga umuntu mukuru mwizina hi Angel vuga mama runaka cyangwa vuga auntie runaka aho nitoye ngo Angel nkavuga ngo Angel ni murumuna wanjye umwana akabifata uko kandi atari murumuna wanjye ari mu muco nyine kugira ngo uzamusobanure ko atari murumuna wawe mu maraso bikakugora icyo kintu twagikoraho gute sasa hari bimwe nibaza ko biri anchors bikenewe hari n'ibindi ni nko kubona ni nk'ukuntu umuntu yabona tuvuge gato uratekereza cake
hari the base of the cake, the actual cake, hakaba icing on the cake. Donc hari umutsima hakaba na bindi bashyiraho byinshi. Kwa tuntu tuba dusa neza tudekora. Hakaba n'utuntu umuntu adekora hejuru y'iyo cake. Burya iyo wagiye muri fete, umuntu akakugaburira icing yonyine, hari ikintu wabuze. Iyo umuntu azanye cake ukabona idafite utuntu tudakoye, nk'uri mu bukwe ugasanga bazanye cake umutsima wonyine kwa kundi nta kindi kintu. Yagenda bivuga. Nabwo urayireba uvuga utima nawe yari cake karakantu yayiguze. Ariko ntibivuze ngo nuyirya ntiza kubiryoshye. Iraba ari na cake. Iraba ari na cake yuzuye. Kandi bivuze ngo ya icing nuyirya bitewe n'uburyo bayikoze, hari n'igihe nayo kuryohera. Ariko iyo bishyize hamwe byombi biryoherera amaso no mu kanwa kuva byombi ubishyize hamwe. So ibintu bijyanye n'umuco wacu hari bimwe biri base, biri foundational, bigize umuntu. Gusuhuza ni ngombwa, kuramukanya ni ngombwa, guhobera si ngombwa. Urabyumva? Ni keza, kararyoha, turabimenyereye. Ariko wibuke ko umwana yari muto ntabwo umenya kumubwira ngo uyu nguyu ari safe kumuhobera n'uyu nguyu ntabwo ari safe, kuko nanone hari igihe twabigenderagamo mu mico yacu muri Afurika, bikagudukoraho ugasanga urasuhuza abatonto batamenya aho bagarukira, batamenya uko ari busuhuza umwana ngo ahiguma. Ndabavuze yihagane mutubabarire, urumva? So harimo bimwe, so niyo mpamvu mvuga nti tuzarebe neza n'Imana nayo iduha ubwenge bwo kumenya ibikwiye, ibyangombwa n'ibindi biri icing on the cake. So kugira ngo umwana ahobere umuntu atazi, stranger, ngo kuko wo muzi, kubera ko wo muzi, kuko nanone tugomba kwigisha abana bacu boundaries no kumenya ati nimvuga ngo oya kuko umubiri wanjye ngomba kudetermina kudecidinga yuko udapfa gukorwaho kuko wiboneye. Kandi hari abantu bamwe babikora nta kibazo akagusuza neza kuko abona ari umwana, hakaba abandi bagusuza ukumva ntabwo uzi ukuntu. Ariko twebwe hari igihe twajyaga tubigwiramo ntuvuge, ariko ubu ikintu nshimira Imana kubwa bino bihugu byigisha umwana ukamubwira bati amenye hari ikintu cyitwa personal bubble, abantu ntibayirenge, kuko nimara kurengwa uzamenye uti this is comfortable, this is not comfortable. So niho hahandi wumva ko ahantu hose tugiye hari ibintu byiza byaho, hakaba n'ibibi byaho tugomba kurejecting. Ari nabyo the same thing no mu muco wacu nk'uko twari twavuze kare, hariho ibyiza biwuranga. So kuba umwana agomba kuramukanya abonye umuntu mukuru cyangwa abonye umuntu gusa, kuramukanya ni ngombwa. Tokari agahagije pepera gutya. Ntukagende uvuga umwana wa nuza ntabwo agira suko yabaze ikinyabupfura niba yikubwira ngo haye gusa it's normal, nicyo gihugu turimo. So normal. Umubyeyi rero ashire imbaraga mu kwibutsa umwana ati ugiye kuramukanya, kugace ku bantu utabaramukije. Ariko si ngombwa ngo bakoreho cyangwa bamukoreho, ntabwo bifite ntabwo ari ngombwa, right? Naba ari umubyeyi we, naba ari umutante we, naba ari umuntu azi, kuko habaho abona we umubiri we wose akumva ari sanzuye, kubera ko umuntu ari safe, ubwo nta muhobera rwose uko ashatse. Hariho umuco wo guhagurukira abantu bakuru. Iyo ubonye abantu bakuru bahagaze wowe wicaye nk'umwana, kwibuka ngo uhagurukira abantu bakuru, cyo ni ngombwa kamera, nabyo ni byiza pe, ni byiza cyane, ikinyabupfura cyiza, kugira ikinyabupfura. So harimo tumwe tuzagenda, harimo ibyiza, harimo n'ibindi bitari bibi ariko bitari ngombwa. Dukangurire n'ababyeyi twebwe abanyarwanda bahano kwiga n'umuco wa hano ni ngombwa, kugira ngo umenye igihugu umwana warimo gukuriramo
noneho umenye nawe ukuntu umufasha umenye ukuntu umwumva n'ukuntu umusobanukirwa twakwiga umuco hano gute ntabwo byoroshye kuko urumva ko ababyeyi bafite akazi kenshi tuba twaratwawe n'ibintu byacu bafite akazi ni kenshi ariko nta kundi nyine tuba twarahisemo kuba ababyeyi ariko ayo madeba abeho twungurana ubwenge duhugurane twibukiranye hari bimwe tutazumva kubera ukuntu twarezwe n'ukuntu twabayeho na trauma twaciyemo n'umunezero twaciyemo urumva ahantu umuntu agenda kurira naho hagenda hadetermina character azagira kandi kenshi iyo urebye usanga ibyo ngibyo ari byo passing on to the next generation so harimo ababyeyi bamwe batazabyumva kandi ntacyo babigerageze uragerageza twe tugomba gucreatinga spaces ahantu aho bino biganiro bigomba kubera ariko nta muntu ushinzwe kumvisha mugenzi w'ikintu twabaganiriza tukababwira tukungurana ibitekerezo tugahugurana maze buri muntu wese ku giti cye abigira inshingano ku giti cye yo kuvuga ati reka ngende ibintu bavuze ndakura mu bingahe kuko biduteranya n'abana samuhawe rimwe na rimwe duteranya n'abana benenge kugusangiza ikintu cyabaye abahungu bacu sinzi ikintu barimo baganira noneho turavuga tuti mutubwire twicaye ku meza nanjye nimumbwire none ngiye wabajije ntimwambwiye ikintu mu kuvuga arangije aravuga ngo oya ngo ntago ndi bukubwire ese kuki utambwira ati kuko iyo nkubwiye uhita ubibwira inshuti zawe zose undi bazasembe bibwira inshuti zanjye hehe ubu nyine n'ubu ndabivuze ariko no kugira ngo mbibasangize namwe mwenda muzabyibuke noneho ahita avuga ngo nongwe ikintu kibaye ngo utomagara ngo turi kwa kundi umuntu aba ari kuri telefone ngo tuvuga uti uzi Jeraya gutya uzi Josiah gutya kandi kitari na kibi ushobora no kuba cyari cyiza pe uri fieri wowe byakurenze biri exciting ariko ikintu tuba turimo tusa nkaho tumwigisha nuvuga ngo kumuvuga nyine tuva kubavuga uko twiboneye kandi mu muco hano byo ugomba no kumuhobera njya mbona utwana mu ishuri kugira akaguhaginga akagomba kukubaza can give you a ukavuga cyangwa avuga ngo no agata asubira kwicara na rwensize kandi ntago babara babaza kuvuze ngo oya nibwo buri nukwe umwana nyine amenya ngo ndavuze ngo oya ni oya yego ni yego twebwe hari igihe yego tuba dushaka kuvuga oya ariko tukavuga ngo yego cyangwa maybe kubera wa muco tujo kandi uko turimo tubikora wa mwana ari kugutakariza icyizere uko yakumbisha umuvuga kuri telefone ivaho ujya ku yindi wagiye mu rusengero uteje bundi yaje byagenze guri wowe uzi kuri mu muco ni ibintu bisanzwe kuganira ku mwana wanyu muri fier uri so proud y'umwana wawe ariko mu muco wa hano we wamwishe wamumaza arimo aragutakariza kukubwira ibyo abonye byose ariko unasanga nta naho bihuriye gusa n'imico y'ibyo ntaho bihuriye n'imico ahubwo ni natwe dukura ntabwo twabikundaga ubwo babikoraga muri Afrika ariko twe twangaga icyo bikora bituma wa mwana uko agenda akura uko agenda amenya ubwenge niko atangira kujya aguhisha ibintu kuko aba afite ubwoba bwo kuzabivuga rero ni gute twaba bizerwa ku bana bacu kuko twifuza ko babanza bakaba ari twebwe babanza bakajya batugisha inama so dufite inshingano nk'ababyeyi ibijyanye n'umuco tumenye ibizima tubyakire nituranza to creating a systems z'uburyo turi bu pass on to the next generation inshingano ni zacu kuvuga umwana wanjye neza vraiment turetse ko wari bubifate nabi atari umenye ko ari cyiza cyangwa ari kibindi kuvuga especially ko batumva ururimi wabazi kuri kumuvuga ndatsite mambeje atangira kuguhisha nazi niba bamuvugaga ibyiza uri fier nazi niba arimo no kuvuga niba yakubaganye ntazi ikintu wari uri kuvuga kuba kuri urwo rurimi rwamugoye ariko kuba naganira nawe turi twenyine nkakubwira ibyiza by'umwana wanjye ni ikintu twakwita ko ari kibise ntago suko ari kibi ntago ari kibi ariko nuko umwana wawe aba arimo akubwira ati mbega no kwiga kubika ibanga kandi uko ndibiki umwana wanjye n'undi mugenzi wanjye nawe arabimenya ko nawe nzarimubikira n'undi kandi uko umubaza kuko nyambibona ku bana banjye nabwo ndashaka kubwira papa wanyu na papa wabo nabajya mbwiye ababaza kavuga ati ikintu wambwiye turi mu modoka tuza ushobora kukibwira mami noneho ati urashaka ko tukibwira mami cyatube tukiretse
hari igihe bavuga bati tumubwire akabwira mugenzi we ati bari wowe ukivuga cyangwa se akavuga ati dadi bari wowe ukivuga cyangwa akavuga ati ndakivugira ariko tugakuretinga that kind of space ku buryo amenya ati bimwe nta kibazo baranyemerera yuko ba respectinga ko hari ibintu nanjye mfite kandi ko nanjye mbega banyubashye bituma nawe yiga uko yitwara ku bandi rega it becomes a mirror nawe ibyawe ntabwo agenda bivuga uko yiboneye muri bagenzi n'iby'abana bagenzi be ntabwo apfa kubivuga uko abonye mbega amenya ko uriya safe space noneho iyo aje akakubwira bimufasha kuko nk'umubyeyi ushobora kumugira inama nyine kandi nibyo tuba twifuza so ni ukumenya gusa uko tuba safe spaces z'abana bacu kugira ngo babe batugana cyane cyane ko ari natwe baba bafite twenyine akenshi baba babana natwe gusa nta bandi bantu bo hanze nibaza ko tubivuzeho ntabwo twabirangiza umuco ni mugari tuzagenda tuvugaho n'ubundi tuzongera tugutumire no mu kindi kiganiro ariko umuco ni mugari twagerageje kubirezima uko dushoboye ariko icyo kintu cy'ururimi tukivurema utwo tuntu twose twabuze abantu bagende bareba ukuntu babiha agaciro babishyiremo imbaraga twemere kwiga ibyaho turi kugira ngo tumenye uko dufasha abo turi kubyarira hano nitutiga aho turi ntabwo bizatworohera sinzi niba ari ikintu wavuga usoza hanyuma tugasoza inama wagira umubyeyi mushyashya wenda muri iki gihugu reka mbivuge gutyo yego mushyashya process wenda namubwira ku mubyeyi ukiza hano kugira ngo mubwire ko icyambere ntabwo bizoroha ntabwo bizoroha uje mu gihugu gishyashya uje kugira ngo utagire ubuzima uje kugira ngo uhe abana bawe ahantu hagari ho gukurira nagira ngo gusa ikintu nkwifuriza cyangwa se nkusabira ni uko nawe waba mugari ibitekerezo kuko waje ahantu hagutse hafite ibintu byinshi nawe ube mugari mu buryo bwo kuvuga ngo ni iki nshaka kwinstilinga mu bana banjye eske icyo kintu kandi nshaka kubinstilingamo nzagikura he ninde ngomba kumenya ni hehe ni bande nziyasosiya nabo ni ubuzi buhe nziyasosiya nabo abana banjye bazagenda n'abantu bameze bate kuko ibyo byose biragufasha uko urimo ukuza abana mu gihugu gishyashya ariko nagira ngo gusa nakwibutse yuko utari wenyine hari community y'abantu hano bafite indangagaciro nziza kandi abana bo bashobora kwigiraho barahari pe nubashaka uzababona kandi ikindi kintu gikunda kuba iyo abantu baje muri bino bihugu bakavuga bati sinshaka kuyasosiya n'abanyarwanda cyangwa sinshaka kuyasosiya na bene bano bantu cyangwa n'ibiki kubera ibikomere nagira ngo nkubwire ko nkumva niba uje muri kino gihugu akaba ari ko feeling urimo kubyumva ufate umwanya wawe wose ukeneye kugira ngo uzakire ariko nagira ngo gusa ngushishikarize cyangwa nkwibutse yuko abana bawe uri mubyarira muri bino bihugu bo ibyo bikomere ntabwo babifite rero uzirinde kuba pasi bikomere ahubwo uzaba pasi generational wealth mu buryo bw'ibintu byinshi ntabwo ari gusa mu mafaranga iyo dutekereje generational wealth abantu benshi bakunda gutekereza gusa mu mafaranga ubutunzi bw'amafaranga ariko hari ibintu byinshi cyane biri muri wowe biri muri wowe byiza bigomba kuba passed on so ntidukomeze guha abana bacu trauma zacu gusa izo tushaka uburyo tuzikira kugira ngo ntituzibahe ariko tumenye ko ubutunzi buri muri twebwe nabwo dushobora kupasinga on u Rwanda rufite byinshi byiza rero kora ko ari byiza ari na byinshi dushaka uburyo tubiha n'abana bacu ejo turagushimiye cyane thank you for your time ndabizi ko uba ufite ibintu byinshi cyane byinshi hari inshingano nyinshi uba wahagaritse kugira ngo wicare ahangaha uduhe isaha yose none guha umugisha cyane mwakoze cyane mwakoze cyane kunyakira kandi tuzongera tugutumire no mu bindi uragutse cyane urimo byinshi cyane byo kwigisha abantu benshi thank you so much mwakoze